nongeye avoka metre bayisabe Irene ngiyewe ndashima nongeye umwe mu bametere beza baba bazi ariko shiraho nafata ikereyo mushireho shiraho fata ikereyo niba kirimo Metre niyo wanjye kabisa. ngiye icyo nshaka kumenya icyo nkeneye kumenya nshyireho fata ikaramu kuko ndashaka kumenya niba baza kujuririra iyi minsi Godfa nkubwire yego narabibabwiye njye nahamagaye n'abantu bari muri timu ya Jihad ndababwira ngo ikintu muri bujye gukora tujya kuburana mutashyize ingwate muri system nabikubwiye inshuro nyinshi subizi yego bro kari akantu karafasha cyane kubera ko ni impamvu yerekana ko udashobora gutoroka ubutabera hanyuma se aya masaha umusobanurire bayisabire ne yaraburanye abona yuko kimuhenze dosiye ni danger très danger gute se hari umuntu Jihad yishe buretse arabireba ahita yibuka yuko hari ingingo batigeze bakoraho yo gushaka unamwirukanye ko yijyanye ko yagiye kwa byose akajya mu kazi akagenda iki ngiki komeza rwa rwashyizemo request iki komeza rata uri kumva bayisabe shyiramo fata ikaramu iyo gahunda se bimeze ikaramu fata ikaramu fata ikaramu niwe nkeneye okay so sangaje none se ahubwo ndakugusanga hamagara metere yego hanyuma ukanshiraho pamete nkukubse nkamagara metere nkamubwira akaza kubera ko njyewe nari namusabye ko namuvugisha imbere ya kamera aranyemerera arambwira ati it's okay so okay muhamagara yego muhamagara ariko mubwira akaza online thank you musa binkorere Godfa mureke twumve ikintu bita umunyamategeko bro ndakumva ikintu nashaka gukosora kuri uwo mutipe uri kuvuga gutyo ngo nibajurira ngo arabaritse kugenda ni ukuvuga ngo urukiko iyo rwamaze gutegeka ko umuntu aburana afunze ntago baba bari kuvuga gufungirwa kuri burigade wapi ni ukuvuga ngo ruba rwamaze kumukatira kumanuka imageragere ubujurire ubwo aribwo bwose bakora babujurira yongera kuburana kuko ubu ngubu yari mu rw'ibanze ubujurire buba bwagiye mu rukiko rwisumbuye ni ukuvuga ngo yongera kuburana ari uko yageze imageragere kuko ubu ngubu ntago akiri mu maboko ya RIB ntago akiri mu maboko ya burigade oya ubu yabaye uwa RCS nuko amategeko avuga mama yake muzara mama ubu Jihad turi kuvuga rero uwo RCS yego ubu ngubu ni uwa RCS kuko n'urupapuro rwe niyo bamaze gukata ko aburana afunze ni nayo mpamvu kejo n'urukiko ruba rwategetse ko ahita arekurwa ubu kejo nari kurya ibirayi kwa nyina yego rwose urumva kuko ubundi imageragere bamanura abantu kuwa gatatu no kuwa gatanu akenshi bivuze ko ashobora kumanuka kuwa kane cyangwa kuwa gatanu so rero uwo mujama rero sinzi ngo ninde ariko ibintu ari kuvuga ntago abizi ni ukuvuga ngo ubujurire barabukora yego for 5 days baba bafite iminsi 5 yo kujurira ariko ubu nyine kumanuka bw'uramanuka tu azongera kuburana azaza kuburana ubujurire ariko arimo simubizi se ko nofata ku mavuta ariko byagenze yaburanye 30 jours bakayikonfirma ariko yarageze imageragere akongera kuburana mu mizi nyuma so nuko nguko bigenda rero uwo mutipe rero gutya ari kuvuga ngo aragomaza burigade ngo nta oya ntago ari uko gahunda zigenda ntabwo ari gutyo bigenda arabwire yaba ndi guseka iki cya Godfather so ni gutyo rero amategeko akora ni njye nari nshaka kubabwira uko amategeko amera ntago ngo umuntu iyo bamukatiye ngo bahite bajurira ngo bamugumishe burigade ngo azongere ngo aburane ntago bibaho nyine urukiko niba rwamaze gutegeka ko akurikiranwa afunzwe yamaze kujya muri systeme za RCS Rwanda Correction Service imageragere ubu ngubu byo kujurira araza kubikurira ari mageragere oya niyo metere we kubera ko ari muri systeme ubu yanabikora urumva Jihad akiri burigade ariko ntibikuyeho ko bazahita bamumanura nyine tu
ni gutya itegeko ryubatse. Mm. Yego rwose. So ubu ngubu jihad bye bye ngona magerageza. Mbibutse ko ntari irarenga. By the way, ikindi kintu nibutsa kamarade ariko kuvuga ngo ingwate ngo nicyo cyabaye ikibazo. Mwibutse neza ko ingwate ni imwe mu mpamvu zikomeye zishobora gutuma bakurekura, ariko ntabwo ari impamvu ituma bakurekura. Icyo kintu nacyumva itegeko uko rivuga. Ingwate ni imwe mu mpamvu ishobora gutuma bakureka kuko hafite umuntu wakwishingiye ukaburana uri hanze, ariko si impamvu ishobora gutuma bakurekura. Ni imwe mu mpamvu, ni imwe, kuko impamvu zikomeye ni nyinshi bashingiraho bavuga ati uyu muntu akurikiranwa ari hanze cyangwa bakurikiranwa afunze. Kuko Kejon nta ngwate yatanze. None se Kejon nta ngwate yatanze? Kejon yaburaga ari hanze cyangwa bamuvanyemo kuko yaburanaga nyine nawe afunze, ariko urukiko rwasanze nta mpamvu zikomeye zituma akurikiranwa afunze. None se arakomeza gukurikiranwa cyangwa yabaye umwere yari? Yego, oya ni ukuvuga ngo nawe niba azajya bahamagara ba jihad mu rukiko agomba kuzajya bariyo gukora iki? kuburana. Listen, kangusobanurire Godfa, hano ntabwo baba bari kuburana urubanza mu mizi, baba bari kuburana ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Yego baba bari kuburana ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo, kubera yuko niyo mpamvu hano handitse ngo bafunguwe bazaburana bari nyine azakurikiranwa adafunze, aba bazakurikiranwa bafunze. Ni nayo mpamvu buriya adafunze ni ndeke John. Yego, azajya yitaba urukiko, azajya ajya kuburana ariko we ari hanze. So Kejon ntabwo afunguwe? Ntago afunguwe, cyo kimwe nuko bashobora kugera mu mizi bahakazamo ibindi bimenyetso, urumva, bikomeye, kuko mu mizi burahaziramo ibindi bimenyetso. Umushinjacyaha nyine umushinjacyaha yemerewe gushyiramo ibindi bimenyetso bishyashya ku bantu baregwa mu mizi, kuko hano ntago baba bari kuburana ngo wakoze icyaha cyangwa icyaha, baba bari kuburana ati mureke nahe nyine impamvu zikomeye zituma mburana ndi hanze, wenda ushobora kuba ari ikibazo cy'uburwayi, urumva, kuba ufite umuryango witaho ari wowe ureberera, cyangwa se bakabona ko icyaha muri gukekwaho wowe nta hantu uhuriye, nyine ahantu uhuriye nacyo ni nka 20% cyangwa 10%, bakabona ko wowe niba uri hanze utazangiza nyine utazatoroka ubutabera, urumva, utazangiza ibimenyetso. Ibyo bintu byose ni impamvu zigenda zishingirwaho. Ingwate rero yo navuga ko iza nyuma, kuko abantu bagiye batanga ingwate z'amaetaje bagafungwa. Ingwate nta kintu cyadanje bivuze, nyine ni umwishingizo ko ati umuntu ngenda mwishingiye natoroka muzabimbaza, urumva, cyangwa se mfite ino mitungo iyi niyi yatuma ntatoroka nyine tu. So nibyo rero ni gutya itegeko ryubatse. Ntago na Kejon agomba kuzajya kuburana. Ba jadi nibaburana mu mizi, ubwo nibajurira ino minsi 5 mu urwisumbuye narwo rukongera rugakonfirma iminsi 30 ko bagomba kuguma bafunze. Itariki y'imizi niboneka Kejon agomba kuzitaba, kuko iyo atitabye urukiko nawe rushobora kumukatira adahaye ngo yiburanire. Ibintu birakomeye. Nuko rero nuko nguko ni nka ba bantu bafungisha ijisho, hari iminsi bagira bakajya kwitaba. Oya, ntago abafungishijwe ijisho, ntago abafungishijwe, ibyo biratandukanye. Gufungishijwe ijisho ni kwa kundi baraguhaye ahantu ho kutarenga, ariko Kejon yemerewe kuba yakisirisimbya ahantu nyine mu hanze, ariko itariki yo kuburana igihe nawe urukiko ruramuhamagaza akaza kuburana nk'abandi nyine. Ikintu waba atandukaniyeho n'abandi nuko baba bakurikiranywe bafunze ariko wadafunze. Kuko nawe iyo bigeze mu mizi ashobora kuba numva ikintu kirenze amategeko kunahana aba akomerera. Ni ukuvuga ngo Kejon nk'uko ashobora no kumurekura agakurikiranwa afunze, nyine adafunze nako, ariko byagera mu mizi urukiko rukamukatira nawe akajya imageragere, ariko naba umwere azaguma hanze. Bya bintu birakomeye rwose. Dore nuko itegeko ngiye nararimize. Reka rero ahandi hantu nshaka kugira ngo tugaruke kandi wowe wanyuze.
ahangaha iyi minsi 30 bigenda gute kugira ngo ive mu imyaka 2 cyangwa umwaka? Ni ukuvuga ngo rimwe na rimwe biterwa n'imanza nyinshi ziba zihari, urumva. None urabona nk'iki gihe tugiye kujya mu minsi mikuru aba ari danje nyine tu, urumva nabo bagomba kujya gufata akaruhuko k'iminsi mikuru. Ariyo mpamvu nyine nagira imana bakajurira vuba, nyine ino minsi 5 nyine urukiko rugahita rumuha itariki tutaragera mu minsi mikuru, bizamufasha. Ubwo nyine aramutse ari urekurwa byamufasha. Ariko nimba tugiye kujya mu minsi mikuru ushobora kubona bahise babakubita itariki yo mu kwa mbere cyangwa mu kwa kabiri, kuko urumva ndibuka ko nanjye bamfata bankatira iminsi 30 narajuriye bahita bankubita mu kwa mbere kubera iminsi mikuru yari igiye kujyamo, kandi noneho njye nanajuriye mu kwa 11. Urumva noneho harabura 2 weeks ngo ni nkaho iki cyumweru tugiyemo ari cyo cya nyuma, ikizakurikiraho ni iminsi nikonje iminsi mikuru. So urumva rero hatari byo bazaba bari mageragere, bategetswe kumanuka ejo cyangwa kuwa gatanu, kuko ubu nibyo nagusobanuriye. nakubwiye nyine ni kujurira, nyine murajurira bikajya muri system, ariko ntibikuye uko mugomba kumanuka. Sinzi nimba uri kunyumva. Ni ukuvuga ngo aka kanya magingaya urukiko rwemeje ko ugomba gufungwa, ntago bavuze ngo urafungirwa brigade, ntago uba ukiri umufungwa wa RIB. Wapi? uba wamaze kuba umuntu wa RCS. Sinzi nimba turi kumwe Godfather. Aka kanya urukiko rukimara gutegeka ngo Jihad na bagenzi be barakurikiranwa bafunze, ubu bamaze kwinjira muri systeme za RCS. Ntago rutegeka ngo bagomeze bafungiwe brigade yari bameze nk'abacumbikiwe. Ubu bagiye kumanuka, kuko iriya ntago ari gereza, ni brigade. Yes, bagiye kumanuka rwose, kandi it's tomorrow or Friday, niko bigenda. Yego rwose. Jihad we Jihad byambabaje, byangiye byambabaje. Godfather washyizeho ka kantu k'akagabo kuri iyi gikuta. ariko kuza urumva ukuntu ushimishijwe, uragira ngo kira Keza urakata. Keza akomeje kuba isereri pe. Ntabwo dupfa rero Keza bashyiraho ka kagabo kambaye ikabutura. kubera ko ngewe sometimes wenda Keza numvisha ari kuvuga kare nyine wenda by'agahinda. Ngewe buriya ngewe Keza wenda ntago mba nzi wenda ibyo Jihad aba yarabakoreye, ariko buriya ngewe bitewe n'ukuntu nyine mba nzi that kind of experience, takire ku muntu ngewe navuga nta muntu njya nifuriza kugera hari ahantu, ahubwo nge nizera ko buriya n'igihe umuntu aba amaze buriya brigade rega buriya kaze nkubwize ukuri Godfather aba yaratinyemo tu. Buriya na brigade iragukamura. Urugero kutuvuga ko umuntu yatinyemo atari yatuma afite umunyamategeko, afite inshuti hanze. Kuki nta muntu nari numva watanze ikirego avuga ati Jihad yantumyeho kugira ngo yenda asaba imbabazi. Ubwo so umuntu iriya situation y'umuntu ayirimo nyine, wowe ntabwo ushaka kuhita ubyumva. Urumva aba ari mu bintu bibiri, sibyo? Aba ari kubera ko uvuga ngo ndataha cyangwa se ntabwo ndi butahe, uri kunyumva. Ariko iyo bamaze kugukozamo, bamaze kukugeza mu rukiko, ngende ku gice cy'uko nyine aba yabonye ko byose bishoboka, sibyo? Ariko nyine man buriya nanone kwicara nyine nyine ugaceleburating umuntu ugiye mageragere, urumva aba ari danje. Bambwira ko aba batipe n'imanza bajyamo batazi wabana n'imanza z'urukiko bagiyemo. Ubu aba banyamakuru ahubwo biranangaje ni kandi ariyo mpamvu bitumye mita nzamuka. Biranangaje umva kamarade, ahubwo aracyariho ngo ngire ibintu mwibariza ibintu abari kuvuga, ubundi ugaba bizi kamarade. Koko kamarade zamuka hano naze ngewe, ahubwo biranangaje ukuntu abari ku rukiko ari kubwira abantu ngo Jihad ngo arabakiri brigade. Ntago bikunda, ntago bivamo. Ati ibintu ari kuvuga nibyo pe. Njye nari nabuze uko mbisobanura mu buryo busobanutse neza, ariko icyo cyo nanjye nari nkizi. Utari umunyamategeko wabisobanura ute? Si nk'ibyo byose se nanze kugonga itegeko. Dutema imirongo. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu nta cyizere cyo gusohorwa iyi minsi mikuru, ni ukuyirira muri ntuza muri magibagi.
yego birashoboka cyane kabisa noneho birashoboka iminsi mikuru iyo yegereje urukiko rugenda gake cyane n'izindi manza ushobora gusanga wenda n'umucamanza bazaruha ashobora kuzaba ari muri konji so ugasanga bifashe nko mu kwezi nk'umwaka utaha nko mu kwa gatatu byose ni ibintu bishoboka. oya iminsi 30 yo ntabwo bajya bayitinze iyo wayijuriye sibyo titi ariko burya se banditse ko ari bujurire ariko of course oya ni nk'itegeko ugomba kwita uyijurira iminsi 30 ni nk'itegeko gute se nyine iyo utabonye umuntu uze urumva ni ugutata babyita gutata chance ni ugutata chance kwa ni ugutata chance hari igihe bishoboka bakayishurira bigakunda none se motion we kuri ya kese ya mbere ya kera urumva erega buriya motion yagera muri gereza ndi mu bantu bamwigiye urubanza kuko icyo gihe yansanzeyo usigaye wiga n'imanza cyane hari hasari ikintu utiga ni ukuvuga ngo umaze cyagiye urumva cyagiye wike ko motion amanuka bari bamukatiye iminsi 30 ariko agezeyo nyine metre wahita yijurira urumva urukiko rwisumbuye ararutakambira bemera kumuburanya ari hanze ariko yarageze imageragere murabyibuka ko yamaze y'ukwezi yameze y'amezi 2 atataha bayisabe Metero ko atari kunyitaba ntabwo yakwitaba kubera ko atari wasanga bizi ko mumushaka titi ibi bintu ko numva bitoroshye ibi bintu byo gufungwa none waruzi ngo biroroshye mureba mu bwana gusa ko byoroshye muzi ngo biroroshye njye mpamvu navuze nta muntu nanga nakifuriza gufungwa kuko gufungwa ntabwo ari ikintu shazinda shakabisa shazinda nukuri ntabwo nagiye mageragere ariko nagiye muri kasho nubwo byari ngo VIP niba n'ibiki byose ibi biragatsindwa zinda reka nze nkubwize ndakumva titi rega se n'abakobwa buri ari abakobwa bavuga kirekire mubaho nabi rega gereza no se gereza umuntu ufunze ubaho neza gute mutamo kamwe akavuga ati ngurake azi umuntu nka Jihad wamenyereye ko afite telefoni ziwe 2 cyangwa 3 mu ntoki ufata indarekindi yitwarira imodoka arya ibyo ashatse cyangwa ibyo ashatse waragize bakagufunga no mu bintu bibabaje ndagira ngo mbamenyeshe ko nyine mani no suna ye aba yarateretse nayo bahita bayikuraho pe utatuzabubona atihishe mu maso yambaye iroza kogosha neza suna ni ubwanwa zishazinda mana yanjye none se sibyo barakogosha neza hano hose ni ukuvuga ngo ubu ngubu tuvugana nagira amageragere azaza kubona yambaye iroza yego ni ukuvuga ngo kubura yambaye iroza usibye n'iroza nta bwanwa azaba afite nta kintu bita umusatsi na kimwe uba ugomba kuba ufite ku mutwe wawe usibye ingoyi n'ibitsiki byonyine hanyuma tugaruke ku iroza niba ugiye kuyishyurira bigenda gutira myenda muyikuranye urumva iyo ugezeyo bahita bagukubita icyo bita ikiderenga ikiderenga ni bya byenda nyine bigenda binini ariko noneho kubera ko usanga hano imbere buriya habamo abatayeri urumva hari ukuntu umutayeri rero umwegera ukamuganiriza ukamubwira neza nyine ukamukubita isukari kuko isukari niyo mafaranga yaho nyine nka motivation kuko mo hari ibintu byose nta kintu cyemerewe kwishyura ariko of course umuntu ashobora kugukorera serivisi ukamubwira ati ndaguha nk'ibiro 2 by'isukari cyangwa 4 bakayikudodera neza umuntu wenda wigeze gukora ibintu bidasanzwe muri gereza ni motion niyo kuko niwe wigeze kwidodera imyenda adoda fashion bari bamumereye bahita bajya kuyimukuza yari yageze adoda iroza muri motion style urakoze bahita bamubwira ati wa mugabo uragenda arambwira ati genda ukuremo ibyo bintu ugiye yari yashizemo ibiki yari yadoze ibintu nyine yafashe iroza idoda nk'udodera John Legend yafashe iroza ayidoda muri Made in Rwanda muri Made in ifite n'amaboko maremare
baramubwiye ati wa kigabo we ishati ifite n'amaboko maremare n'agapantaro neza n'urukabutura runini rwiza kabisa twaramubonye tuba ati yatsapye turamubwira ati ariko narenga kiriya gipangu Imana imana so urumva nyine Godfather reka nkomeze ngusobanurire ni ukuvuga ngo ugeramo nyine gutyo cyangwa se ukaba wahura n'umuntu mukamenyana cyane cyane kumva afata ku mavuta yabaye umudangere kuko umuntu umazemo igihe bamwita umudangere umushyashya agiye kumufata ku mavuta fata ku mavuta nari hafi kuvamo n'umwaka nuko ngufata ku mavuta ukuntu bimeze kuko numvishe ko bamukata imyaka 2 n'igice urumva bamukatiye 2 n'igice nuko ngo yarajuriye ariko ubujurire bwe ntago nyine itariki burarabona itariki yo kuburana sindabimenya kuko ntago byatangajwe nuko ngo aramutse abatamugabanyirije we ashobora gusohoka muri 2027 yego nibwo yazataha nyine imyaka 2 n'igice nibwo yaba yuzuye ariko Imana nimugirira ubuntu bakamugabanyiriza akajurira akagenda noneho atakamba riga hariya umucamanza riga Godfather ukuntu amategeko bigenda sibyo ni nabyo mpora mbwira abantu banje nyine iyo ndi kubigisha kuburana n'amategeko ni ukuvuga ngo wowe niba ubona ibimenyetso like biri kuguhama instead sometimes nyavuga ko fata ku mavuta asa nkaho nyine ubundi uri kuburana mu rukiko ubu wita ku kiburanwa ntabwo ujya kuzanamo ibindi bintu kandi murabyuka ko fata ku mavuta yagiye azanamo ibintu ati ribu byagenze ngo ribu ngo yanze ko nambara imyenda nyine ajya gusebya urwego urumva ngo ngaho nyine azanamo ibintu byinshi nyine ajya hirya y'ikiburanwa instead yo kuvuga ati ndasaba imbabazi kuko hariya ntago ari mu mizi biriya wenda umuntu yashobora kuba yabizana mu mizi urumva hariya uri kushaka kuburana udafunze uba ugomba kugenda ugatakamba dore nanjye ba Godfather urabona navuga ndi kureba ibyo bintu uri kunyereka ko ntabwo nabashinze ko bayipostinze uragira ngo mbigeze gute nyuma yo kumva urubanza rwa Jihad nyuma yo kumva urubanza rwa Jihad nyuma y'urubanza rwa Nitaka so thank you nyuma yo kumva urubanza rwa Jihad ko bahise bapostinga uragira ngo bigenze nte mukomeze nyine bayikuremo mani irimo irandistabinga karamuriye dore ariko ukuntu arabacuye dore mukomeze ushaka kumva akaririmbo wowe nusoza nyine kutwereka umbwire ibindi bite nasoje kangaruremo Jean Alezi urumva nyine icyo nagusobanuriraga hariya kubera ko gushaka kuburana iminsi 30 cyane cyane ko nge navuga ko buriya afata ku mavuta no mu bantu bari bafite impamvu zikomeye zatuma aburana ari hanze urumva kubera ko afite umuryango urumva afite abana afite umuryango yitagaho n'ibiki niwe wari ubatunze kandi izo ziri mu mpamvu zikomeye zishobora gutuma umuntu asohoka ariko we yahise agenda atatira kuburana icyo cyamureze ahubwo atangira kuzaniramo n'ibindi bintu ngo abamuvuze ngo abamwise iki murabizi urubanza rwe mwararubonye so ni ukuvuga ati rero fata ku mavuta navugaga kuri fata ku mavuta so nuko rero Jihad nawe ubwo mu mpamvu zikomeye wenda njye ntabwo nigeze nsoma article n'ubundi nari nzamutse hano gusa nje kuvuguruza kamarade ibintu yavugaga numvaga atabizi urumva kubera yuko iyo bagukatiye uba ugomba kujya imageragere ibindi byose izindi process zose ziba uri shenye kabisa hari umuntu mbajije ati ngo nimbasobanurire ngo uriya mwenda wa orange urumva ngo n'umwenda wa pink usobanuye iki ni ukuvuga ngo uriya mwenda wa orange ubundi ukuntu uvuga ni ukuvuga ngo uriya mwenda wa orange wambara umuntu warangizanyije n'inkiko oya urumva yego wambara umuntu warangizanyije n'inkiko nyine mu miterere ya gereza niko byanditse noneho iriya pink urumva ni y'urukiko ntabwo uriya orange ntabwo wayijyana ku rukiko kuko pink yambara umuntu ukiri mu manza ukiri kuburana yego abantu babisobanukirwe neza pink uyambara ni y'urukiko uba ukiri mu manza ariko orange ariko ntabwo bivuze ko tuvuge niba abantu baje kugusura ukagisohoka wambaye orange bivuge ko warangizanyije n'inkiko hoya kuza kugusura wambara ibyo ushaka wakambara orange wakambara pink biterwa n'icyangwe wumva ushaka gutamo
urumva, ariko ntabwo ushobora kujya imbere y'umucamanza wambaye oranje, kuko oranje ivuga ko warangizanyije n'inkiko. uri gukora igihano. Yego yego. Ikindi hari undi muntu ubajije ati ese Titi ni ryari ngo ujurira bakagukubira kabiri? Ibyo ntago bibaho. Ni ukuvuga ngo iyo ujuriye bakugumisha ku gihano wari uriho cyangwa se bakakigabanya, kereka iyo umushinjacyaha nawe akujuririye akajurira yuko igihano wahawe, urumva, kidahuye n'uburemere bw'icyaha wakoze. So ni ukuvuga ngo ubu turi kuvugana tuzongera kubona Jihad mu iroza. Abazimu bashya. Ikindi oya, oranje ntago ari y'abantu ba burundu, hoya ni umuntu nyine warangizanyije n'inkiko. Tuvuga ati nimba icyaha cyawe kitarenza imyaka 5 bakaba bagukatiye mu rw'ibanze, sibyo? Kuko urw'ibanze ruburanisha ibyaha bitarenze nyine mu mizi nyine, ariko rutarenze imyaka 5. Icyaha kirenze imyaka 5 ruburanirwa mu mizi mu rukiko rwisumbuye, urumva. Ni ukuvuga ati rero ni ukuvuga ati rero oranje ni uko ngo ushobora kurangizanya iyo bagukatiye imyaka 5 ukajurira ukajya mu rwisumbuye naho bakagukonfirima imyaka 5, icyo gihe byitwa kurangizanyije n'inkiko, kuko nta rundi rukiko rwajyamo, kuko hahita hakurikiraho hot court, kandi hot court ntabwo wajyayo, ntabwo ufite ububasha bwo kuburanisha urubanza rw'imyaka 5 uburangizanyije n'inkiko. Rero ntabwo kurangizanya n'inkiko ngo baba bagukatiye burundu, hoya ni igihe wageze ku rukiko rwa nyuma rugufitiye ububasha rwavuze ati iyo myaka yigumeho, genda uyikore. Titi, hano hari umuntu ubajije ngo Jihad ajuriye agatsindwa yakubirwa kabiri. Ndashaka kubaza biriya birego byose hagize ibimuhama, ni ukuvuga ngo arafungwa kimwe kikarangira agakora igihano cy'ikindi gutyo oya ukuntu ibintu bigenda, ni ukuvuga ngo ngewe ukuntu numvishe urubanza rwa Jihad nabo byumvaga ku masocial media, nta biriya byaha byose bamureze, ntago nigeze numva babivuga mu rukiko bamureze video. Biriya byo guharabika ntago bigeze babiza. Nyine ni ukuvuga ngo ni ukuvuga ngo icyaha, reka ngusobanurire, icyaha umushinjacyaha ataregeye urukiko ntago kiburana. Yego, icyo cyo cyumve neza. Icyaha umushinjacyaha ataregeye urukiko, ako kantu nakarakandi kava ntago nyine mu kiburanaho, muburana ku cyo umushinjacyaha yaregeye umucamanza. Icyo bita ikiburanwa. Biriya byo bavuze already bashyize muri courts nyine byo aregwa. Aha, nimba biri mu rukiko rero, nimba biri mu rukiko kuko bararegwa ibirego 9, 6 biri mu rukiko. Ariko yego, nimba biri mu rukiko nyine biri muri system, kuko ngewe ejo bundi baburana ku ifunga n'ifungurwa, nuko numvishe baburana ku kintu cyitwa nk'iki video ya Yamana. Yego, ntabwo biriya bindi ntabwo byavuzwe. Ariko nimba biri muri system byose biburanwa mu mizi. Mu mizi rero, kuko niyo mpamvu babyita urukuburana urubanza mu mizi. Noneho ni ukuburana akari murori, uko icyaha cyatangiye, uko cyakozwe. Hariya bundi mu rukiko ntago iriya minsi 30 ntago ari ngombwa ngo uvuge ibintu byinshi, barakurega ibi ngibi, kuko niyo mpamvu bumvaga umushinjacyaha ari komeza bati twebwe impamvu zituma baburana bafunze ni ukubera ibi n'ibi, urumva. Ariko mu mizi noneho umushinjacyaha atangira avuga ati icyaha cyakozwemo gutya, noneho turasaba ko bakatirwa imyaka iyi. Ariko wibuke ko kuri ino minsi 30 ntago bavuga ngo bakatirwe kino ngo hoya, bavugaga ati turasaba ko urukiko rwategeka ko bakurikiranwa bafunze. Ntago bavugaga ngo bakatirwa ino myaka. Ibyo byo gukatirwa biza mu mizi iyo bagiye kuburana urubanza mu mizi. Yego rwose, nibyo byaha byose niba koko biri muri systeme bindi nyine yarezwe ibyo 6 nabyo bizaza rero, kuko ubu ngubu none ubushinjacyaha nibwo baba bigiye gutangira gukusanya ibimenyetso, nimba ari message, nimba ari izo video zose zo kuri YouTube bakazikata, urumva. ari kuvuga abantu nyine ibimenyetso byose bifite ahantu bihuriye n'ibyaha yakoze, noneho nibwo bizanwa mu rukiko. Noneho hariya uriya munsi si umunsi wo gutanga ibimenyetso. Ni nayo mpamvu umushinjacyaha wumvaga ibimenyetso atabitindagaho n'umucamanza akabimubaza ukuntu umushinjacyaha ari kubyitarutse. Ariko izo chat zose nyine, ubwo nimba ari abo batukanye, nimba ari abo yatutse, nimba ari abo bagiye bavuga byose, n'aba banesta, nimba izo conversation muri cyber bayazanye, noneho liste byose ukuntu byagiye bikorwa n'ukuntu message zagiye zoherezwa mu mizi, noneho niho ibintu bizira byose kabisa. Bamugiye kuburana nyine inkundura, kuko aho ngaho
haba harimo gupfa no gukira, ni ugukatirwa cyangwa gutaha, akavuga ati tugukubise imyaka 4, tugukubise imyaka 2, nibyo. atari kweli. So rero ni gutyo rero amategeko akora. So rero niyo mpamvu rwose iyo utazi uburemere bw'itegeko. N'ejo bundi nakoze ikiganiro mbwira abantu bati Imana ari utuboro nyine umuntu abakira natwe ukavuga ugahura na Zinda mu kabari mwasira ati ngo yego Zinda ngo nagukubita rino cupa wowe, reka ukubite Zinda rero umukure nk'iryinyo. Izi Zinda yagiye kukurega, bakurega gukubita no gukomeretsa byateye ubumuga. Shumi yanjye gukubita no gukomeretsa bitera ubumuga, kandi kuko iryinyo naryo baguteye ubumuga. Uri kumva ukuntu amategeko aremera, wowe ukagenda uzi ko ari ibintu byoroshye. Imyaka 10 barayiguha papa, bigenda biko buriya gukubita no gukomeretsa gusa bashaka kukatira bitarenze like imyaka 5. Kuboroka umuntu uri kumamagara ndi gusobanurira abantu amategeko batazajya bisanga mu bintu batazi. Uya muri potinge yo gapfa. Oya namuborotse ari kumamagara kuri WhatsApp, urumva. So nukuvuga ati rero njya mbona nyine abajene mani mwana go dufata tujye tunafata nakanya twigisha hano bari abajene benshi, urumva. By'abajene benshi ngo bakubitwa n'inkuba, mujye mukora ibigize byaba bahe banyoko niba mudakoreye kumenya ubwenge, urumva. Mani Zinda mani nyine mani nk'ubu hari umujama wanjye twakoranye ishene yarwanye n'inshuti ye mu kabari amuruma umunwa, kwa kundi abajama babiri mukarwana nyine, kwa kundi umujinya ugafata umunwa ukawuruma arawusatura, urumva. Bro urumva icyo gihe nawe yamuteye ubumuga kuko umunwa we yarawusatuye, yarawumanyuye, urumva. Amanuka akatiye imyaka 10 ariko haza kuzamo imiryango